Uwiteka mana yanjye zazamura ishimwe ryanjye n'ururimi rwanjye ruza irimba ubwiza bwawe iyo ataba wowe mwami guguma iruhande rwanjye mana narengewe rwose ntakiriho muzima nzajya ndirimba mushimire mwami bwira abatuye isi iby'ineza yawe amagambo yanjye nubwo atari meza yemerera mvuge kuri mana yanjye niba tutirengagije tugatekereza neza iminsi yo kubaho kwacu uko niko kuri kuko yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu amazaba yararengeye ubugingo bwacu nzajya ndirimba mushimire mwami bwira abatuye isi iby'ineza yawe amagambo yanjye nubwo atari meza nyemerera mvuge kuri mana yanjye Uwiteka nahimbazwe we wakinze ukuboko akaturokora muri bya bibi bikomeye nubwo umwanzi yacuranga imigambi ye mibica subiza amaso maze uze dushime nzajya ndirimba mushimire mwami bwira abatuye isi iby'ineza yawe amagambo yanjye nubwo atari meza nyemerera mvuge kuri mana yanjye nzajya ndirimba mushimire mwami bwira abatuye isi iby'ineza yawe amagambo yanjye nubwo atari meza nyemerera mvuge kuri mana yanjye. Amina, haleluya haleluya. Iradukunda ugiye kujya uririmba gace kamwe gatoya ubundi uceceke nk'amagambo 3 tangira uririmba gace gatoya iyi ndirimbo tugira ukuntu tuyisobanura iraryoshye ifite amavuta agace gato ririmba uko watangiye uko watangiye mu ijwi rito Uwiteka mana yanjye zazamura ishimwe ryanjye rekeraho aravuze ngo Uwiteka mana yanjye nzazamura ishimwe ryanjye haleluya iyaba umuntu wese ku isi iyaba umuntu wese mu mpande zenye z'isi zitandukanye yamenye kuzamura ishimwe rye bwite iradukunda ibi binaririmba cyangwa se izi ndirimbo aririmba ntabwo ari mekanike cyangwa se ni mwuka wera kuko murabona ko ababyiyumvamo abayumva neza niba rero nawe uherereye ahantu hose
ujye uzamura ishimwe, kuko abakobwa bangana nawe bapfuye ni benshi, abamama bangana nanjye bapfuye ni benshi, ariko twebwe kuba turiho tugihumeka umwuka w'abazima ni amashimwe akomeye. Rero icyo dushaka si ukwamamara, icyo dushaka si ukuba abasitari, ahubwo turashaka ngo Imana y'amahoro yamamare yamamare. Ongera uririmba agace. n'ururimi rwanjye ruzariri ubwiza bwawe. Ngo n'ururimi haleluya haleluya, n'ururimi rwe ruzaririmba ubwiza bw'Imana Data. Iyaba akanwa kawe cyangwa se ururimi rwawe rwahoraga rutekereza kuvuga imirimo y'Imana, birashoboka yuko yaje hano agitangira abashuti cyangwa se abo bakora akazi kamwe bamuca intege, ariko mbona umwana ntacogoye, aravuga ngo nzavuga kugira neza kw'Imana, aravuga ngo n'ururimi rwanjye ruzavuga ineza ye, ruzavuga amashimwe. Haleluya haleluya. Ntabwo rero ntabwo ibi byose cyangwa ntabwo ibi umuntu wese ariko yabigiramo impano, ntabwo buri muntu wese ariko yashobora reka mushimire cyane, kuko izi ni imbaraga z'amavuta, ni imbaraga za Mwuka Wera. Iyo turi hano tuba turi public, iyo turi hano abantu baba bahita, iyo turi hano abantu baba batwumva. Atabaye imbaraga z'Imana cyangwa imbaraga za Mwuka Wera, biragoye ko yahagarara agaterura avuga kugira neza kw'Imana, biragoye ko yahagarara akavuga imbaraga z'Imana, biragoye ko abantu baba bagucaho ukaririmba, biragoye ko abantu baba bakureba ukaririmba. Atabaye Mwuka Wera cyangwa imbaraga z'Imana, we ntago yakwishoboza. Ahubwo ababyeyi aho muherereye, abapapa aho muherereye, abana bato aho muherereye, mureke dushime Imana kandi tumutere inkunga, tuvuga ngo Mana uzashyigikira umukobwa wawe, uzamushyigikire n'ukuri. Ongera uririmba agace gato ubundi dusoze ikiganiro. Iyo ataba wowe mwami uguma iruhande rwanjye, Mana nararengewe rwose ntakiriho muzima. Haleluya. Imana nishimwe. Haleluya. Imana nishimwe. Imana nishimwe. Iyo ataba wowe mwami ngo ngume iruhande, mba nararengewe. Iyo ataba imbaraga z'Imana wowe aho uherereye, birashoboka ko indirimbo utayumvishe, ariko ngiyo ataba wowe mwami mba nararengewe. Iyo ataba imbaraga z'Imana aho uherereye, birashoboka ko wireba ukireba ubushongore, birashoboka ko wireba ukireba ubukaka, birashoboka ko wireba ukireba ubwiza, birashoboka ko wireba ukireba amafaranga, birashoboka ko wireba ukireba ubutunzi, ariko iyo ataba imbaraga z'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ntago uba ukiriho. Uba wararengewe, warengerwa muri byinshi, warengerwa n'uburwayi, warengerwa n'igifungo, warengerwa n'urupfu. Ibyarengera umuntu akibagirana mu isi y'abazima ni byinshi, kandi birashoboka rwose. Iyo umuntu atariho ngabeho mu bumana bw'Imana, hari byinshi bimurengera. Amaganya yakurengera, ubwibone bwakurengera, ubujura bwakurengera, ku buryo utwikirwa abantu bakajya bakubona bakiruka bakavuga ati ngicyo, kuko hari ikibi cyagiye kirakubikira. Kurengerwa ni ukuba umuntu yarengewe n'ikintu runaka kikamuzimya, kikamuzimanganya. Rero hari ibintu byinshi bishobora kukuzimya ukabaho utariho, babyita gupfa uhagaze mu buryo bw'umwuka, gupfa uhagaze mu buryo bw'umwuka, ku buryo umuntu apfa ahagaze kandi yari muzima, ariko kuko adafite Kristo nk'umutabazi, kuko adafite Imana nk'umurenge. Haleluya. Ndafashijwe. Imana ibagirire neza kandi bishimire. Soza n'agace kamwe karirimbe neza rwose, ubundi tusezere twitahire. Ririmba rofuri. Nzajya ndirimba mushimire mwami, bwira abatuye isi iby'ineza yawe. Amagambo yanjye nubwo atari meza, nimera mvuge kuri Mana yanjye. Haleluya. Aravuga ngo nge nzajya ndirimba mbwira abatuye isi kugira neza kwawe. Ni ukuri nta kindi kiduhagaje hano, nta kindi gitumye turaha. Aho uherereye hose wumve kugirirwa neza n'Imana, waba uri mu byaha ubivemo.
twebwe nta kindi cyatuzanye ni ukuvuga kugira neza kw'Imana, ni ukubwira abari muri Amerika, abari Canada, abari Dubai, abari Katari, abari mu bihugu by'Abarabu, abantu aho muherereye hose, abari Uganda, abari mu Burundi, abari Tanzania na Kenya, turababwira kugira neza kw'Imana, turababwira kugira neza kw'Imana. Imana ni inyembabazi, Imana ni inyarukundo. Niyo wabona bitukura tukutuku, tuzi neza ko dutuye mu mbabazi z'Imana. Twebwe turi gushima Imana muri uyu mwaka urangiye, turi gushima Imana kuko hari abo tungana twabonye bapfa, hari abaturutaga bagiye, hari abo harurunga, hari benshi twabonye, hari abakomeye bagiye. Rero kuba turiho duhumeka umwuka w'abazima, twebwe turi mu mashimwe. Haleluya! Imana ni ishimwe, turi mu mashimwe. Iradukunda, ndagushimiye, nshimiye iradukunda mbikuye ku mutima. Imana y'amahoro imuhe umugisha, nta kindi gitumye mushimira, ni ishyaka n'umuhati akunda kugira mu by'uyu murimo, akavuga ngo reka nze nsangize isi impano yanjye, nze mbabwire kugira neza kw'Imana, akitanga adafite umwanya akawushakisha, akitanga akaza akanyinginga akambwira ati mama berwa mbabarira, nkeneye kuririmba nkabwira abantu kugira neza kw'Imana. Iradukunda, Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi kurindira umubiri n'ubugingo n'abawe bose. Ongera ubwire abantu shalom, tubasezere, ubabwire nimero yawe ya telefone. babasezeye kandi mukomeze mudusengere kugira ngo Imana idufashe kugira ngo impano zacu zikomeze zaguke kandi kwamamaza iby'Imana hose ku isi, atari ukwiyamamaza twebwe ubwacu, ahubwo tuyishyirishe hejuru yaduhaye impano dufite. Rero nomero yanjye ya telefone 0732504042. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Rero nimero ya WhatsApp wambonaho ukeneye kuvugana Iradukunda ni 0795565044 ukavugana na mama berwa. Shalom, turabakunda, mugira ibihe byiza, muzajya mutubona kenshi tubaririmbira, tubaganiriza, tubataramira ndetse tubabwira n'ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire. Shalom, shalom, ibihe byiza kandi n'ukuri umwaka uzakubera uw'amata n'ubuki. Iradukunda, turagukunda twebwe abashuti bose ba Berwa TV. Niba unkunda, Dawidi yabwiye umwana waramubwira ngo niba unkunda unkundira Imana yanjye, niba unkunda ukunde n'uyu mwana w'umukobwa kandi kubw'ishyaka n'umuhati agira byo kuva mu kazi katamworoheye akaza, nawe ubyegereza umutima uvuga uti umwana akwiye gushimirwa. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire. Shalom, shalom, shalom. Nunyurwa n'ibiganiro byacu cyangwa indirimbo zacu, ukore subscribe, share na comment, tujye tubana mu buzima bwa buri munsi. Shalom, shalom.